yego ngo mana ngo none se ngugira indimi zingahe siyo yavuze no muhanuzi wavuze siyo yavuze hari umuntu wigeze agira atya mu cyumba tujye kubona tubonagiza cyari itigisa tutiye muhagarare mutuze no bateraga ikorasi tutirina mubwira tuzi Imana iravuze kabisa agira atya kwedura rirambura turavuga tuti si Imana si marayika ahubwo n'umwana n'umwuka wera baramanutse agira atya ati ni mwumva uko mutima wanjye uvugana namwe coach ti yaho wabwiriwe n'iherezo inzira y'ubutayo ndashaka ko duharurira abantu uburyo bagera kwiherezo by'inzira imyitwarire Etienne tukuzi nk'umuntu wabaga mu busenga nk'ukuri kubivuga tukuzi nk'umuntu wabaga mu murimo w'Imana wabaga mu buvumo wajyaga Imana ivugira rimwe guhindura umuhanuzi rimwe guhindura umucuranzi urayicurangira nawe ukajya uhanura ukennye aha harimo ibyiciro byinshi turi bubwire abantu badukurikiye bakennye harimo abahanuzi harimo abahanzi harimo abaririmbyi harimo n'abapasiteri ndariva nimwe tugiye guhamiriza riva hari ibintu turi bwimure hari ibintu turi bukubite tugiye kubyimura ariko nimba reka nkubwire hari umuririmbyi waririmbye zisi nahoze ntekereza nimugoroba za kavukire murarya muri menge uyu muririmbyi yarahanuye araririmba bagira ngo ntarimo ahanura abahanuzi baje kera ngo kavukire fata utwawe wimuke Yes, kamashimira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano kuri Prophetess Mama Lionel Imana y'amahoro ibaho umugisha ariko ntangiranye n'abantu barakaye ngo ndababeshye bari buze ntago barisobanura ahubwo mwuka wera basobanure mukanya musekeza nsiko zo mu mwuka wera muterekira ubite mu mwuka wera Imana y'amahoro ibaho umugisha nitwa Emmanuel twishimire tubana hano umunsi ku munsi uyu munsi tugize umugisha wo kubana n'umubyeyi wacu Prophetess tugize umugisha wo kubana n'umuprofete noneho birasobanuka Prophetess mwitegura akagiye kuba hano amakirubiti amasaruti yo mu mwuka ubwo nyine mu byitegure akagiye kuba reka dusuza abantu b'iburengerazuba ibirasirazuba amajyepfo impamvu mbibanza guki iburengerazuba havuka y'umuntu ibirasirazuba akavuka y'undi mu majyepfo akavuka y'undi reka dusuza abantu bari mu majyaruguru noneho nitugira mu mujyi wa Kigali Marene numvaga wabivuga ariko reka nkwihorere mbyivugire reka tuzamuka tugere hariya mu soko rya Nyarugenge tuzamuka kuri floor ya kangahe ya kabiri tugende ku muryango ayiwe Yesu Kristo reka mvuga ibyo reka mbendeke tuzamuke tugende kuri nakumanti twambuke hakurya hanuke gato Nyabugogo duhahira akanyama babantu babadukurikiye bakanadukurikirana nyabuna mujye mumenya ko tujya guhahira akanyama muri Nyabugogo tugahita dutaha dukomeza Kabuye hafi y'uruganda rw'isukari ubu ibintu byarakemutse nitujya gushakira isukari hirya no hino ahubwo duturanye nayo Imana y'amahoro ibaho umugisha ndasuza mu ntara ya Gatatu y'abadiaspora cyane abantu bari muri Canada abantu bari muri Amerika abantu bari muri Sweden ndamwibutse cyane ndamuzi umuntu wiyizi yuko rwose uri muri Kenya Imana y'amahoro iguha umugisha namenye Paulo yandikiye ariko reka naze kubyica kubera ko ngiye n'umunyamakuru naza kwivanga yandikiye umuntu bajya bita bamwita uramudamu ni Filemone se oya no yari umudamu bamwita Foibe yamwandikiye Foibe ngo namenye imirimo yanyu no guterana kwanyu na rya torero ryo mu rugo n'umuhati wanyu nanjye umuhati wawe naramumenye mubyeyi ariko uyu munsi ntago ndamuvuga uzuko anagukurikirana akagera n'ahandi hantu mperutse kugushira akagusangayo mubyeyi nukuri wubaho wa mubyeyi we ntago nkuvuze nta nubwo nzanakuvumba kuko ntabwo uri uwa kera ahubwo uruwavuye Imana y'amahoro ibaho umugisha rero nakiye bano babyeyi reka nubundi iyo tuje mu kiganiro mubyeyi nyakirira Prophet ndabasuje cyane abantu badukurikiye ndetse bakanadukurikirana Imana ibaho umugisha uyu ni wa mwanya
w'ijambo ry'ubuhanuzi, kandi uyu ni wa mwanya wo gusengera ikintu Imana yavuze kuri wowe, ni wa mwanya w'amasengesho provoka nayo abaho atuma Imana ivuga ngo none aha ndahagurutse. uyu ni wa mwanya tugiye gufatikanya n'umuhanuzi w'Imana Etienne. Nagiye kwivuga mu kanya, ni umugabo ukuze, umugabo nzi w'umuhanuzi, umugabo wagiye ahanura ibintu mpari bigasohora, nanjye warampanure birasohora, kandi ugira ubuhanuzi budatinda rwose. Umva ntiburanzika nejo nk'iki gihe. Imana iguhe umugisha, ibwira abantu bagukurikiye. Amen. Ni Musafiri Etienne nyine umukozi w'Imana. Nkuko mubibona ni inshuti zanjye mwese ndabashuhuje, bamenyereye rero ku buhamya bwiza cyane bw'izina bw'igikabutura cyitwa kirimo umuziki. Kirimo umuziki ari abapopeye cyane, aho muri, aho mukora, aho muhagaze, aho ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Rero tugiye kubaganiriza, ariko tutaratangira mbaye mbashuhuje, Imana y'amahoro bampera umugisha. Aha, Musafiri Etienne ni muntu ki? Umuntu kubonye hano kuri Prophetess ashobora kuvuga ko uri umusore ushaje wenda. Nakireka nk'ufatire mikrofone bireme. Oya ndubatse. Ndubatse ifite umudamu n'abana 3. Dutuye Kabuga. Hanyuma ndubatse. Hanyuma ndashaka kububwira abantu badukurikiye, nimba uri umusiramu cyangwa uri umudeve cyangwa ureke, umuntu ubicaye imbere asengera, adresse ni iyi? Ndi umwadeperi Patkonte rwose, sengera mu itorero rya Kamashashi, niho dukora umurimo w'Imana. Ndi umudiyakoni, mvuga butumwa muhamagaro cy'Imana duhaye turakivuga mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha. Abantu benshi bakuzi ku cyumba cy'amasengesho wayoboye igihe kinini, Indera, ubu ngubu umuriro uri kwaka Indera muri no minsi, wayoboye za Kamashashi, yo uzwi mu mpano zo gukiza indwara, uzwi mu mpano z'ubuhanuzi, uzwi mu mpano cyakoze tsiya. Hari ikintu nabonye kiguhabuka, abadayimoni baraguhabuka. Igeze ku murwayi urwaba abadayimoni, aho nabonye usenga isengesho ntiricika kandi nuva kwizima paka bavuga baragenda bararekura. Hari impano yo kwinginga, Mana wabikora gutya, bikora kuyubahisha. Hari na impano yo gutegeka y'ubutwari. Ngewe re ntaguye kwinginga, ntayigima ku madayimoni, ntago njya ninginga, ntago njya mbanza kubaza ngo muragenda cyangwa ntago mugenda. Oya, ndavuze ni ngo mu izina rya Yesu Kristo. Are turagiye tugiye kwa Rudomoro, niho twavuye bakagenda gutyo kabisa. Ariko muri no minsi ngo turi mu mwuka wo kubasubiza aho baturutse, kuko twasanze ko bajyana ikuzimu twaba tubahohoteye. Iyo tubajyanye ikuzimu wabohereje ubu rero ikibazo abantu barabambwira ngo ndasetsa, none nazanye umuntu usetsa kubarusha, mwitegure kuruhuka mu mutwe, kuko nanjye tsiye naransetsa ngenda gupfa. Urumva twasanze gufata abadayimoni tukabohereza iyo wapi, kwaba tubahohoteye, tubohereza aho baturutse, kugira ngo babanze bababwire bati dusanze nimero ari kompoze, yego ntibashoboye kuboneka, batugaruye hano none tujye. Ariko kandi baba baducukururwa Uwiteka atarucukuriye, kandi birirambwira ngo ucukururwa nuzagira gute, ntuzarugwamo. Nibagendere babasibururwa barugwemo bo baruteguye. Abantu badukurikiye ngayo nguko nuko ikiganiro gitangiye ari fire kuri babandi bakunda uryo jambo ni fire. Abavuga ngo fire n'abadayimoni, fire n'umuriro. Kera bavugaga fire, kera tugifite imyumvire, turi ba mama myumvire na ba papa myumvire, twajyaga mu yandi macaci bavuga ngo fire, tuti kwa jena abadayimoni barateye, naho nitumenye ko ari umuriro, kandi koko turi umuriro. Turumuriro. Noneho hari ikintu Imana yakoze, yaravuze iti rero mwebwe mwabamarayika mwe mwijuru mbahinduye imiyaga. Ariko munsi aha ngaha ba Etienne na ba mama marioneri bagize imiriro, bagize kaya bonivo, bagize umuriro. Icyo muzahambira tukizahambirika, nituvuga ngo fire natwe ubwacu turi imiriro. Imana ishimwe cyane. Reka rero twihangane dusengere iki kiganiro, Imana ifashe. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka nkwinge ngusengere iki kiganiro. Turagushimye mwami Imana yacu mu izina rya Yesu Kristo, wowe wabambwe rimwe ugapfira indi,
ukabambirwa amahanga yose natwe tukaba turiho turagushimiye warababajwe turababarirwa uramanikwa turamanurwa urasobanwa turasobanuka urangije uravuga ngo mbashyiriyeho guhanurira amahanga turagushimiye kuko wabanje kuturima iyo mishike twe turi inyuma nta nubwo twabasha gupfundura n'udushumi tw'inkweto zawe ariko waravuze ngo nubwo ugiye ntago udusize nk'ifubyi hava ngo mbasize mbahaye umufasha ari umwuka wera azabayobora azabamenyesha ibyenda kuba azabakoresha ibyo ntigeze nkora tufite isezerano ryiza wadusigiye abakwizera abakwiringira bakakwizera wabahaye kwitwa ubushobozi bw'abana b'Imana turagushimye nita nani etakude shayine icyubahiro ni icyawe isi yose nivuge ngo urera icyubahiro ni icyawe nta n'uwo muzagisangira n'ugerageje kugikoraho Herode ngo yigeze atwarwa n'ijambo bamwogagije ngo maze bamwe baravuga ati noneho banza atari Herode aya shayine metako ngo akoze ku cyubahiro cyawe ngo bari bamugose bagiye kubona inyo zirimo ziraduka mana we rero urashoboye Farawo ngo yihaye kwicarira ubwoko bw'Imana ariko igihe kigeze namenye gukorera ku gihe turagushimiye rero Mana Israheli twakurekaga umwanya twinjiyemo alefaya abantu bose badukurikiye bagira amahoro bagira Imana kandi bagire ubumwe imbaraga z'Imana zibafashe badufashije ubagirire neza bahamatwiye kumva ibiganiro kuko ijwi ryawe rirarangwa rivuga ngo nimururutsa abantu mubabwire ibyururutsa umutima natwe rero tuje kururutsa abantu ababoshye imbohe abahekejwe n'imitwaro ku bitugu turagira ngo abahetamye bahetamure bahagarare bongere beme abunamye beme iri jambo iki kiganiro kigere ku bapfakazi kigere ku gihindura imibereho babanyonzi kigere ku bakarani kigere ku bashomeri kinjire ku bashomeri cyane gikomanga ibintu byanze kinjireyo iki kiganiro kigereyo gicukombe bebo imitima kigera ku ndwara kihirike imitima y'abacyumva bafashwe kubwo Imana yacu ishobora byose urakoze ugize neza ngaho rero umwanya wose turawuguhaye udufashe tugirire neza icyubahiro n'icyawe niko tubyize mu izina rya Yesu amen urakoze cyane rigezeyo ubundi hari igihe reka nkubwire amasengesho y'abera ntajya agira ibintu biyatangira irumva keretse ay'indaya n'ay'abajura ariko amasengesho y'abera ntajya atangira isengesho ry'inkozi z'ibibi ryose ntabwo rirenga hano mu gihe urabona isengesho rya Daniyeli ryagezeyo hatangirwa ibisubizo ibisubizo nibyo byatangiriwe ntabwo isengesho ari ryo ryatangiriwe bivuze ko amasengesho agerayo ntabwo ibisubizo biba byaratinze ariko isengesho ryo ntirikorwaho ibisubizo bishobora gukorwaho bigatangirwa ariko amasengesho y'abera ntabwo ajya atangirwa Imana ishimwe cyane oya ijambo riramubwira ngo ndetse n'umwana uzi gusenga wiga muri garidiyene umwana muto azafashwa no gusenga Imana iguha umugisha kwari ugusuhuza abantu badukurikiye tunasenga twinjira mu kiganiro kandi turi abakozi b'Imana nshima Imana kandi yo Imana itwicaje hano twarahoze turi banyagupfa tukaba tuhicaye tutakiri banyagupfa najyaga nicara gutya mu rusengero nasengeraga baticara neza wicaye nabi nta mwenda nagiraga wo guhinduza ntambaraga ikabutura yaciye imeze nk'ijipo baticara neza muhungu bamenyaga niba ari ikanzu namenyaga niba ari ijipo aho najyaga niho yajyaga hari umudiyakoni wanjengereje akitwaza na Bibiliya batimva kirimo umuzi tukicara neza ubwo nkamenya icyo avuze nyine nkabumva kuko iyo nibagirwaga nanjye Afrika y'epfo na ruguru yose mutaye ariko turashimira Imana marana ko nambaye haleluya Imana icyubahiro Imana ihabwa icyubahiro igira neza rwose haleluya icyo twabonye icyo twagezo nicyo twasabye tukakibona Yesu yaravuze ngo nimugashije ko ibyadukoreye tuje kubivuga rero kugira ngo abari inyuma bumva niba iratabara siyo avuganye natwe izatugirira neza itugira neza natwe izaturengera dukurikije bari abantu ko bari bameze nuko bameze ibintu bivamo ibintu
birashoboka turagira ngo tubwire abantu ko bishoboka ijambo rirambwira Yobu ibice 40 byaho na 2 umurongo wa mbere aba ngo nzi ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose siye nabaga mu ishyamba mu Kigali nta hepfo nta ruguru ndimera mwamezi 5 nacaga inyamirambo inzara umukandara warumanye n'inuza hakaribwo nikubitaga hasi baturwara igicuri nihoye ndashonje ntago ari igicuri hakagira uwagiriye reko iyo uri mu kigeragezo uretse Yesu wenyine hakagira uwagiriye reko ryo kumbwira ati nubwo nabivuga ntago babyumvaga bati niba bateka mutwe b'inyamiramba bantu mudukurikiye Imana itakurengeye nta wakurengera ariko uyu munsi mutuye ino ndirimbo ya 361 ivuga ngo uwonjya nikomezaho nta wundi ni Kristo niwe ugira ute nuruta inshuti nuruta inshuti zose nuko Imana ibaho umugisha mwinshi cyane iki kiganiro kuza kukiyobora ntibyoroshye ariko turifuza kumva uri murandindira kugira abantu ahubwo gira vuba uri murandindira ndimo ndaka ndimo ndaka umuntu uri murandyo ntuyireba rero abantu badukurikiye turashaka guhanurira abantu Zaburi ya 23 nashaka ko tuhanuriramo ivuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena yego ndumva ndi mu mwuka wo kwirukana ubukene mu bantu yego kandi birashoboka turi mu ijambo rivuga ngo birashoboka Dawidi navuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena nimba Uwiteka ari umwungeri abantu batazakena ubu bukene buva he ko twavumbeye ko ubukene buva kuri Satani niwe papa bibi niwe uzana ibi bintu by'ubukene ndumva ndi mu mavuti umunsi wo gufata ikintu cyitwa ubukene n'isura yabyo kuko hepfo yaravuze ngo antunganyiriza ameza hagati y'abantu bitwa abanzi burya abanzi baje kera na Dawidi yarabafite kandi nta muntu utagira abanzi nta nutagira abakunzi kandi aba bantu bose mu buzima bw'abantu badukurikiye barakenewe abanzi n'abakunzi n'abantu batabura muri system muri system aba bantu barakenewe Imana ishimwe cyane hanyuma rero Etienne yuni Dawidi yavuze gutya ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena turi mu mashimwe ruko turi kubwira abantu aho twahoze turi naho tugeze twahoze turi abakene tugeze ahantu tubwira abantu ko tugeze ku ndirimbo ivuga ngo bariyo migisha nona iyi Mana yakugabiye uyibare ntusige n'umwe erega ni myinshi yo gutangaza urumva indirimbo tugezeho niyo twarahoze kwivuga ngo miteho mukiza we umva ukonganya ubwo ugenderera abandi nanjye ntunsige iki kiganiro rero kiri buryohe kuko hari indirimbo twavuyeho niyo tugezeho akaba ariyo mpamvu turi buze gusengera abantu tuvuga tuti Imana ubukene tubwirukanye mu bantu Imana igumushikene bwira abantu badukurikiye impamvu y'iri jambo Dawidi ngo Uwiteka n'umwungeri wanjye sinzakena mu buryo bwa gihanuzi sinzakena twicaye imbere abantu bagifite ikibazo cy'ubukene barakoze biranga bakoze ibishoboka byose hari abacuruje agataro hari abacuruje iduka baranga barakena hari abagiye mu kazi kukweze baranga barakena bukene bumeze nka sudire bw'ubusudirano buvuye ku badayimoni bwira abantu badukurikiye impamvu z'ibyiringiro birashoboka birashoboka Dawidi avuga ngo Uwiteka ni umwungeri we ntazakena icyambira abanje kubyizera yizera ko Imana ishobora byose Dawidi ahamya gutya ndakeka arataragira ku bintu byinshi byagomba kuba byamwereka wenda ngo aravuga ngo Uwiteka gusaraho yahereye ukuntu yagiye mutabara imurwanira imusibira inzobo ahagarara aho ngaho ntiyatambika ibirenge yiringira atyo aribuka rya cumu rya Sawuli rimushita aribuka mu ishyamba aribuka imbere ya Goliyati wari ikihangage aravuga ati Uwiteka n'umwungeri wanjye arafata arakomeza iyo ufashe ugakomeza ukame Petero no wanditse aravuga ngo ubwo ni mumwegere kuko ari we buye ryanzwe ubwo mwasongoye mukamenya ko agira neza ni mumwegere ndashishikariza abantu aki kintu cyo kubanza kumva ko bagomba kwegera iki Imana Imana ikababera umurengezi ikababera se ikababera ifubyi nk'uko bivuga ikababera byose muri iyi minsi ya none nubwo tuvuga ngo hariho gutabara kw'Imana Imana igira neza tukanabivuga no mu ijambo tukabisangamo ariko Imana itabara abantu bayegereye Imana itabara abantu bayibaye bugufi Imana itabara abantu bafite urukundo Imana itabara abantu
bahora basenga kandi bagira imbuto bakanakiranuka bya bindi Yesu yavuze ngo nimugira ishyaka ryo kugira neza umwanzi azava ninde uzabagirira nabi reba inzira ya Dawidi reka tubwire abantu n'inzira barimo reba inzira ya Dawidi ari mu ishyamba arwana n'intare n'idubu hariya ngo ni naho hantu yakoze akazi gakomeye kuko kari akazi yakoze ko kurwana n'intare n'idubu atarabyize kandi akajya abyica mpaka akazambura umwana w'intama nta muntu warebaga biriya nta n'uwamufasha akavidewo biriya bintu abahanga bavuga ko atari byo byamugize umusitari ngo amenyekane ahubwo inzira yo kwica Goliyati ageze kuri tere aho abantu bari aho abantu bazavuga ati tubonye Imana niho Dawidi yagize imbaraga zo kwica Goliyati bituma bya bindi yakoreye iriyo bimwakoreye iriyo bituma agera kuri tere abantu bashaka kugaragara mu mpano zigiye zitandukanye batarabanje gutozwa n'uzitanga ariko Dawidi yemera umuhamagara ari ahantu mu rwihisho uriya mwuka urakura agira imbaraga kugeza aho zagiye hagaragara Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena icyo ni icyambere cyo kubanza kumenya ko uri inshuti y'Imana ufitanye ububane hagati yawe n'Imana bumeze gute Imana tubonera mu abantu banye nabo gute kwa kundi kose rero iravuga ngo nimugira ishyaka ry'ibyiza ntawe uzabagirira nabi ariko niyo tuvugira ijambo hari igihe abantu bishyiramo kandi ukarenga yuko warenze umurongo ukarenga yuko wataye ubushuti bwawe hagati n'Imana ukumva ko nawe urimo turabanza gukangurira abantu bati se mpagaze ne kuko mbere yuko ntabaza Imana ngo ingirire neza ariko tutibagiye ko hari n'abantu barindiriye bategereje kugira ngo Imana ibagirire neza nabwo bakavuga bati Imana dushinje niba hari icyo utubonaho nawe utagira ikosa nawe utagira uko nyine ariko hari ukuntu umuntu agerageza kugira gute gukiranuka turabwira abantu rero bategereje bavuganye n'Imana abavuganye nayo nabavuganye nayo muri Miss Marionera abantu basigaye bafite amasezerano yo kuri radio ba muntu zabo ngabo hepfo bati iravuze muri Byori ariko ndabibutsa yuko Imana irutse kutubwira ngo umuntu wese uzi ko navuganye nawe ngiye kumusubiza 2023 ni ukuvuga ngo witegure kwakira niba uzi ko umutima wawe uri kumwe n'Imana uhamanyije n'Imana rwose nta kigushinja ukaba warategereje Imana ukaba utaratambitse ibirenge itegure kwakira igiseke giturutse ku Uwiteka irongera tubwira ngo ariko abazi ko ntavuganye nabo bazategereza abahebe ni naho ujya wumva abantu bajya batuka Imana bakayibeshyira ngo yavuganye nabo kandi taravuganye nabo ngo warambeshye ngo nawe na runaka ngo yego ngo Mana ngo none se ngugira indimi zingahe siyo yavuze no muhanuzi wavuze siyo yavuze hari umuntu wigeze agira atya mu cyumba tujye kubona tubona giza cyari itigisa tutiyewe muhagarare mutuze no wateraga ikorasi tutirina mubwira tuzi Imana iravuze kabisa agira atya kwedura rirambura turavuga tuti si Imana si marayika ahubwo n'umwana n'umwuka wera baramanutse agira atya ati ni mwumva uko mutima wanjye uvugana namwe coach tuti ngwiki ati ni mwumva uko mutima wanjye uvugana namwe abari maso rero burya bose siko barangaye tuti pepo abera baryo bari maso tujyana hirya turahugura tuti nikoye umutima uvugana n'abantu gute b'Imana Vuguze ko twinjiranwe twarinjiranwe ndabibutsa abantu mufite amasezerano y'ibihuri n'amasezerano y'ibihuru yavuye ku bitekerezo by'abantu ku mitima y'abahanuzi santima z'abahanuzi undi nawe yigeragera ati tati rafarasher tuti farasher iba ku muhima nabwo iba narigenje so gusenyana ute paracetamol ngo rafarasher tuti ngaho batira farashe ko turi kese iba ku muhima igeze Samatare gute twari Samatare mu buvumo agira gutya yumvise abana b'abahanuzi bahanu ururimi kabisa ukumva birimo aravuga ati none nge mbaye wande twumva nawe akubise amaboko arayakomanya ati rafarasher tutitoka rafarasher bakumuhima bati hano se ku muhima rero ntabwo turi mu gutandukira ahubwo turajya ngo wavuganye nayo ngo tubabaze wavuganye nayo ko turi kushaka gukura ubukene buri mu biganza byawe wavuganye nayo turashaka kubanza kumenya
turashaka kugusengera ariko se wavuganye nayo Mama Lionel ndakwibutsa uretse n'umuntu usanzwe ukijijwe nubwo yaba ari umunyagice atabimenyereye iby'ibintu by'umwuka wera n'umurozi waje kuroga iyi Imana ivuza arabyumva ndiyo kuki abantu Imana ivuga ntibabyumve n'umupagani kuki umutima w'umuntu uvuga abantu ntibabyumve oya n'umurozi yaje kuroga urugo rurimo Imana arahunga akabibona none wowe ba mu bantu b'Imana ntujye umenya ko urajyana amasezerano ngo aruzi ibintu Imana yambwire kanyarira Imana imbwira kizabonwa tebuka ngutabare niyo reba neza yego mbere y'uko uri mu kwishyuza Imana uyituka ngo atinze kukugira niyo cyangwa siyo twebwe aya masaha Etienne ndashaka ko tubwira abantu ukuri Imana yadutabaye twarahoze turi banyagupfa turabyemera ari n'abantu baba bashaka no kudutangira ubuhamya ngo Mama Lionel ngo ndakuzi nguri yongiyo ngo urwaye imbaraga sa ntabwo nzi ahubwo reka nivuge nge wiyizi kuko uri kuvuga bike twebwe turabahamya bo kuvuga ko Imana igira ahantu ikura naho ishyira n'ukuri twari tugowe ntabwo twari tumeze nabi ni gute umuntu ategereza icyo Imana yavuze kuri we ni gute umuntu yakwitwara turimo turabwira abantu ngo Uwiteka n'umwungeri wanjye sinzakena ese koko uri muri position y'uko utazakena ariko se ni gute wakwitwara mu by'Imana yavuze koko izanakora ariko se uri kwitwara ute twagiye tubwira abantu ubuhamya bwinshi Etienne rwose nawe ufite ubuhamya bw'ahantu Imana yakuvanye uri nyagupfa ntujye utinya kubivuga ariko imyitwarire y'umuntu ugiye gusorezwa isezerano y'uko Imana izamukuraho ubukene imyitwarire aha niho nshaka kufasha abantu badukurikirana aha ngaha imyitwarire ndabibutse nge narahanyuze ku giti cyanjye wenda ntabwo njya gutanga ingero z'abandi kandi nanjye mari yego ubundi mu busanzwe Kinyarwanda bavuga ngo ubuze uko agiragwa neza ubuze kandi ujya kuvuga abataragira ate abatarabona uyu muntu ukirashya imigeri uyu muntu ukiri muri baramvuze uyu muntu uri mu kwiga nabi kandi ari mu ishuri uyu muntu uri mu kuyoba inzira agatambika ibirenge kandi ari mu rugendo uyu muntu tumufashe duti uyu muntu tumufashe iri jambo rivuga ngo nicyo gituma mu gihe gisa nk'icyo umuntu akwiye kwicecekera umuntu usubiza mu bigeragezo umuntu ushaka kugaragara atarava mu ishuri azavunagurika uranaryiga nabi tukugira inama ceceka hari ukuntu umuntu ashaka kwivana mu bigeragezo kandi atarabivanwamo agashaka kwishyira mu bisubizo kandi atarasubizwa agashaka kugaragara nko kuryisohoreza hari abantu bajya bashaka kwisohoreza isezerano kandi igihe cy'Imana kitaragira ngo iribasohoreze agashaka kugenda imbere y'igice uyu muntu iyo Imana imifiteho umugambi agashaka kubigenza gutyo ntabwo Imana imwemerera iyo ari umuntu w'Imana koko ifiteho umugambi wo kugira ngo Imana izamwirekanireho imbaraga zayo gato cyane musubiza inyuma nko gusibira nko wari ugeze mu wa 4 aho kujya mu wa 5 kongera ugasibira abantu barenga ubutayu Imana irabasibiza bakongera bakiga neza rero umuntu uba mu bigeragezo araceceka akirinda guhemuka akirinda kwaka icyo atazabona ntabwo wajya kuguza amafaranga nta kazi ufite tegereza icyo Imana iguhaye urashinyiriza ugahagarara hamwe ugasenga Imana ugatuza kandi birakunda Mama Lionel birakunda umuntu araburara bugacya akongera akaburara bugacya yagera mu mazi atemba agashyiramo urushya akanywa ari amazi akaramira umutima agakomeza ku mpamvu zo kwanga umugayo zo kubahisha Imana iyo wihanganiye ibikugerageza nayo ko yarabivuze mu bice byawo 12 ngira ngo naho ngaho umurongo waho wa mbere vuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibigira bite ibimugerageza kuko namara kwemerwa haleluya niba ndafashwa namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abagize abayikorera Imana yatanze urugero ngo rw'ikamba ry'ubugingo urumva ni ikintu gikomeye gihenze kuruta ibindi byose ubwo Imana iguha ikamba ry'ubugingo mwisi nizagucira kanzu kandi ukiri hano niyavuze ko izanagukubira umuntu wese usohoka mu kigeragezo neza Imana iramuhemba nagisohotsemo mbona Imana aho baramvugaga nkaceceka
aho naraburaraga sinesikoroke aho nambaraga ubusa nkemera nkabwambara dore iyo mbivuga nasengeraga bita mu Rugarama ndavuga nkatanga n'ingero ejo batse bavuga batari ko bari abantu sabatubuziho ya igihe nahere nta muntu uranyumuza ngo itse nuvuga ibitari byo neza ikigeragezo nyitwaramo imyaka hafi 5 kuva muri 2 kugeza 2005 ubwo Imana yantabaraga ndashinyiriza umuntu rero uri hari ahantu abagaragara nk'utuzuye yego ukuvuga ngo umukene ni se w'ibisazi yego umukene asa n'umusazi nuko bebereye vuga yego kandi ese burya ibirimo Salomo arabivuze mu migani ngo umukene asa n'umusazi gawo nangize ngo n'urugero ntanze Salomo yabivuze wa mukuru wawe umuhanga Salomo musaza wanjye Salomo yego ageze mu migani avuga ngo umukene asa n'umusazi kandi inama y'umukene irahinyurwa ubu nta jambo umukene ahabwa mu nama y'ubukwe kuko ntiyanageramo none rero iyo tubwira abantu ngo bihangane gutabarwa kurahari nuko tubivuga ko twarakunyuzemo tukabibona tukabagabanya abagabo kujya gutebo kubihamya uwo munsi nazamuraga ikiganza batimanura bati muhereze icyubahira Imana nanjye najya mu rusengero nagira bati nkugu nkawe ukizamuye yarakoze iki nese ko Imana ijambo rivuga ngo mu byiza no mu bidushime atetse nugatera abantu umutwe rwose waje gutera umutwe abantu perezida w'urubyiruko urubyiruko rusigaje ndashaka kurugeza byo pasiteri antangarije nakwicara mu rubyiruko bose bakandi barimo bati ko hasigaye se ariko nibisavuga ngo urubyiruko rusigare bati none se wowe nuri umusore nuri umugabo nuri umusaza bati nawe uzakubaza raporo yacu cangaha gutyo bose bareba nkikuba nkagenda ubwo n'ubutayo aho umuntu arahihanganira nukuvuga ngo nibyishe nagiye ntanga ubuhamya murabizi ku mashusho media atandukanye ariko ndashaka kuvuga ngo iyo wihangane bikugerageza Imana igerete iraguta abantu badukurikiranya kuri Prophetess Mama Lionel uyu Netien wabaye mu ishyamba igihe kinini byaramucanze ari nta kintagira ubu kugeza izi saha aba mu nzu ye nziza rwose yicara kuri vora y'imodoka rwose wampaye n'umunyenga ndashaka ko tubwira abantu inzira y'ubutayu iherezo rya kugira iherezo inzira y'ubutayu igira iherezo ariko hagati yaho wabwiriwe n'iherezo inzira y'ubutayu ndashaka ko duharurira abantu uburyo bagera ku iherezo ry'inzira imyitwarire Etienne tukuzi nk'umuntu wabaga mu busenga nk'ukuri kubivuga tukuzi nk'umuntu wabaga mu murimo w'Imana wabaga mu buvumo wajyaga Imana ivugira rimwe guhindura umuhanuzi rimwe guhindura umucuranzi urayicurangira nawe ukajya uhanura ukennye aha harimo ibyiciro byinshi turi bubwire abantu badukurikiye bakennye harimo abahanuzi harimo abahanzi harimo abaririmbyi harimo n'abapasiteri ingeri zose bakennye kugeza izi saha ese muri iki cyicaro cy'ubukene barimo dushaka kubahagurutsa kuri iyi ntebe mu kanya ese iki cyicaro bariho cy'intebe bicaye y'ubukene ese baba ndashaka ko tubafasha kubateruramo ariko bakavamo nta mwotsi kuko Bibiliya avuga ngo kuko wakunze gukiranuka uri mu bushomeri wakunze gukiranuka Imana ishimwe uri kwa mukaso wakunze gukiranuka uryo busuba mu ishyamba wakunze gukiranuka kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome kugeza izisa niyo mpamvu nanjye nzagukiza kandi nagukiza nkabitanga na raporo bakabimenya ko wakize aha niho nshaka ko Etienne umfasha kubwira abantu ko Imana guhagurutsa ku ntebe ariko nawe hari Vitence washyizemo kugira ibyo ukunda mbwirira abarokore bamaze igihe kuko yaba barokore nibo giyewe nkunda gutindaho bamaze imyaka myinshi bumva aho Imana ivugira akora n'abakunda cyane mabene wanze ukunda abarokore ndabakunda ariko ndanabatinda abarokore ndabakunda ariko ndanabatinya ntinya umuntu wabaye aho Imana ivugira cyane ubitse iby'Imana kandi nibimugaragareho ibyo bituma ngira akantu ko gutinya umuntu wamaze imyaka myinshi umva Imana ivugira Jose controle we controle ibintu by'abarokore umuntu wamaze imyaka myinshi yumva aho ivugira yumva abona aho ikorera ubwira uti ravuze ati nishura kandi bivuga ariko nejo ndarabivuze uti wimbwiye ko ikuvanye mu bukene atari ko mubivuza gatano nejo bundi duhurira runaka warabihanuye hindura urumva mfite icyo ndanabatinya noneho turashaka no kubagira inama uyu murokore umaze igihe kinini
ubitse ibyasezeranijwe byaravuye ku Mana abizi neza ko ariho byavuye akaba adashyikira icyo Imana yavuze turashaka kumufasha nihe nama wamugira ni Imana atinza gusubiza nta kijya kwivugira yarabihaze yarabimenyereye mufasha mu myumvire turamufasha kandi turamufasha ubundi rero icyambere hari ikintu cyambere gituma umuntu w'Imana utegereje amasezerano asa nk'ucogora Imana yakongera no kuvuga ati ibyo narabihaze ndumva ari nk'indirimbo no kudategereza isaha y'Imana yego cyo ni cyambere kudategereza isaha y'Imana agashaka asubizwa imbere y'igihe Imana yashyizeho uyu muntu kuko we ubwo aba yumva yatabarwa uyu mwaka igihe ashakiye kandi Imana ikareba ni 2025 iyi myaka ibiri isigaye 2023 2024 Imana itegereje ko izamurengera ararwana yego muri make kugira ngo abyumve neza ni ukutategereza umunsi w'Imana kandi umunsi w'Imana ntawe umenya twebwe Imana ikitumenyesha ni ukuturima agatima ishatse ntiyanabivugerega burya ifite uburyo isubiza itanabivuze muri nzibyo nibwira nzabagirira ifite surprise hari ibintu ditana tubwije ikindi kintu navumbe kuri umurokore umaze igihe kinini afite ibyasezeranijwe kandi aba mu nzu y'Imana hari amahage afite amahage hari igihe Imana ibona ufite amahage kabanza kukwanganyaho amahage umunsi umwe Aburahamu Imana ararebye ibona Loti afite akavuyo Imana imukure muri uriya bakarudari kwazanye Loti ariko Loti azanya akavuyo kandi ibintu Imana ishaka guha Aburahamu irabona Loti azabiza n'amakavuyo Loti yarameze nk'ihage Imana ibanza kumwanganyaho amahage hari igihe Imana ibanza kwanganyaho abantu amahage mu gihe ndi kubwira umuntu maze iki gihe iri gukuraho amahage iri kugukuraho amahage ari gibanza kugukuraho amahage ibyo izo nshuti mbi abo watindanye nabo ibyo wishingikirijeho ukabona uzakira binyuze muri diplome kabanzi kamara imyaka 5 nta kazi kikwanganya amahage ikikwereka kwa amahage Imana igiye avanaho y'ukadegiyoni Imana imubwira ngo najya n'ingabo ko hehe kukagezi iramubwira ati none ngiye kubakugeragereza byari gihe ahururana n'amahage aravuga ati so ndi umuntu sinabasha kuvanamo wenda hari nanaterura nkajyana n'ibizimu ndebera wowe witeka ngira murebere bageza ku kagezi hanyuma iramubwira ngo ubona aza kunywesha urushyi umushyire ku ruhande ubona aza gushyiramo umunwa nk'imbwa ajyaje ayo amahage turiho amahage atubuza gusubizwa amahage akatuma tutasenga uko bikwiye amahage akatuzengereza amahage ahubwo Imana nidukuriraho amahage aba bantu Imana ibakuriraho amahage Imana itaracomokora mu ngabo z'abanyegipo z'Abisiraheli yagiye icomokoramo abifuza abashaka akanyama barambiwe mano igenda icomokoramo amahage iravuga ituko biri kose muri benshi ariko mwese ntabwo muzagera Kanani hari ababibwa ariko nimuzagerayo ahubwo ndabona hari abazageraho bagatangira gutesha abantu umutwe igenda icomokoraho amahage uyu muntu utegereje Uwiteka igihe kingana gutya nabanza kurwaho amahage Imana ishimwe ko 300 basigaye Uwiteka bakuyeho amahage aleluya 300 bazima rero Uwiteka agendanya nabo kandi abakoresheje iby'utwaro by'uko ukomeje aho ngaho ntabwo rero ari kugendana na biriya bintu by'amahage n'ibiki ntabwo byari kwemera Imana niye banzi kuraho abantu amahage ubundi ibaha imbaraga zo gutegereza umunsi n'isaha Imana ihabwa icyubahiro tugera ku musozo w'ikiganiro ni Profete Etienne Imana iguha umugisha mwinshi amen umukozi w'Imana Imana ahamagaye nawe kabanze kagukuraho amahage wari wishingikirijeho nanjye kankuraho amahage abantu ko Uwiteka ari umwungere wabo batazakena mu butwari Imana yaguhaye tuzi ko hari ubukene abantu bishyizemo kubera intege nke no kuvangira amasezerano ariko nko mu buryo bw'umwuka tuzi ko hari n'ubukene bw'uburogano turabizi n'abasigaye bafite irogana buhangatsiye ibiganza bakabihumanya neza ugafata bikanga ubu bukene bw'uburogano rero nibwo tugiye guhambiriza riva hari ibintu turi bwimure hari ibintu turi bukubite tugiye kubyimura ariko nimba reka nkubwire
hari umuririmbyi waririmbye izisi nahoze ntekereza nimugoroba za kavukire murarya muri menge uyu muririmbyi yarahanuye araririmba bagira ngo ntarimo ahanura abahanuzi baje kera ngo kavukire fata utwawe wimuke none abari batuye ku muhimuza ahantu bageze mu Mutara barariba Uganda uriya muhanzi namutekereje nimugoroba uburyo yari umuhanuzi ukomeye wo muri 81 ari umubwira ati zakavukira mufata utwanyu mwimuke abama etage baraje ndashaka no kubwira umuntu baroze ubukene kwama etage aje hari abantu ugiye kwimura ndagutapukerebo ndaguhanuriye mu izina rya Yesu Kristo w'Inazareti waje bavuga ngo ntibizakunda tugiye gutegeka ibyo bikunda ibiganza byawe babirasaza ubukene turabirogoye tugiye kugusengera mu mbaraga hatekita patakire bosaye dekerebo nimba muririmbye saravuze ngo kavukire fata ibyawe wimuke abimukira baraje twaje sasa abanyacyaro twaje kwimura za kavukire babandi bubika imisozi bakageze nino twahageze muri make mwimuke abimukira baraje za kavukire mwimuke nimvuga za kavukire turi mu mwuka birumvwa n'umunyamwuka nta muntu nkoza utuye hano ruguru ndi kuvuga za kavukire zimaze iminsi zumva aho Imana ivugira zigapinga mwimuke abimukira abanyamwuka twaje debasikere kankita dodeke twaje mu izina rya Yesu Etienne ugiye gutuza abantu mu byabo ugiye gusenga isengesho rituza abantu mu byabo umuntu wese uzi ko yaroze ubukene tugiye gufata abarozi tubasubiza ubukene bwabo basubirana ibyabo va ku giti dore Imana tugiye kubwira abantu bamaze iminsi barwana n'uyu mwuka ko twaje mu izina rya Yesu ugiye gusengera aba bantu ugiye guhuza abantu n'ibyabo ugiye gusubiza abantu mu byabo ugiye kwimura abantu wimuka abandi ugiye kuvana abantu mu by'abandi hari abantu bari mu by'abandi hari abantu mu by'abandi abantu bagendera mu modoka z'abandi hari abantu baryamye mu mataje abandi hari abantu bari muri za biro zitari zabo hari abantu bari mu maduka tarayabo niba sakavukire zavukiye mu idini nizo ndi kuvuga ako bari uko ndirimbo nyifite ubutanzaza na gitari nyishyireho ubutawuzanze ubundi kucyaje na gitari ko iyo ndirimbo ndayifite yabaye ni yambere ariko sanuririmba ho gaketiye sanuririmba ho gakeya udacuranga ntacyo biremewe yabaye burasa birakundara birakunda ari niyo nabonye wasohoye yaho wavukiye wayibonye ariko nayibonye nziza we yaho wavukiye uhagaragaza uri musuhuza za kavukire uri mubabwira uburyo umujyi uryoshye ucuranga na yanjyana Mana nyine ngapakotiye sanurimba kantu gatoya nabantu bamenyetse n'ubundi duhita dusoza uhita usengera n'abantu buriya twicaye neza buriya tugashungura tukareba hamwe barya bagenewe umugisha bamwe basa nk'abatafite umugisha nzayicuranga ubutaha uzayicurange sengera aba bantu ko kantu ntabwo kagiye neza zakavukire zimure mureke dusenge mureke tugire neza zakavukire zakavukire mu mwuka zakavukire mu idene mufata utwanyu mwimuke abimukira bagendera abantu bice no kuri stari zabo hari abantu bafashe mikoro zitari zabo oya ni mugende Mana data wa twese mu izina rya Yesu Kristo w'Inazareti duhamagaye Imana yo mu ijuru hari abantu bagutegereje hari abantu bakurindiriye hari abantu bari ku misozi hari abantu bari mu bibaya no mu bikombe hari abantu babaze iminsi bakurindiriye si uko wananiwe kubasubiza hari abantu babyize n'abarusha amaboko hari abantu babyize abantu ngo bavane otandotayine mu bitari ibyabo ahubwo babigenewe nabo mu izina rya Yesu Kristo ubaremere mu izina rya Yesu twamaganye imbaraga twamaganye ababarozi twamaganye ababahoshye twamaganye ibibohano n'ibitegano twamaganye Mana ibihora bibizingiraho ababuze uko bagira nuko bavuga abo bose turabasengeye dusengeye abamaze iminsi barira ubahoze bagire gihozwa mu izina rya Yesu waremera abantu ubuhamya bushya waremera abantu amashimwe mashya abantu babahindura amateka kuko uri Imana ishobora byose turabasengeye mu izina rya Yesu izifubyi zavuga abapfakazi bavuga mu izina rya Yesu Kristo Mana waravuze ngo uyu mwaka ugiye gusubiza abantu bawe nubasubize nubatabare nubagirire neza kuko uri Imana y'amahoro urakoze ugize neza icyubahiro ni icyawe turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti
icyubahiro cy'Uwiteka ku musozi niho cyagaragariye, abahanuzi ba Bayali baraneshwa, maze Eliya n'abahanuzi ba Bayali ku musozi w'i Karumeli cyane. Uwiteka ni intwari mu ntambara, Imana ya Eliya, Imana ya Eliya ni intwari mu ntambara, Imana ya Eliya, Imana ya Eliya we, Imana ya Eliya ni intwari mu ntambara, niyituneshereza. Haleluya.